Iyo wumvise ijambo inzoka, hari ikintu kimwe muri ibi gihita kiza mu ntekerezo zawe. Inzoka iratinyitse. Inzoka igira ubumara bubi cyane. Inzoka isobanuye shitani. Inzoka yashutse Adamu na Eva ituma bakora icyaha cyatumye iyi si igerwaho n'ibintu bibi tukibona n'uyu munsi. Mbere umuntu ntiyari kurwara, umuntu ntiyari kwicwa n'inzara, umuntu ntiyari guhura n'intambara n'indi mihangayiko yose dufite uyu munsi iyo bitaza guterwa n'inzoka. Ibi inzoka yakoze byatumye twumva tuyanze, ndetse buri gihe tuyishushanya n'ikintu kibi. Gusa ibi ntibyakozwe n'inzoka, byakozwe n'icyari kiyirimo. Ibi ni byo iyobokamana ritubwira. Uramutse ufite akanya gahagije waza kubisoma muri Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3 cyose ukagisoma ukamenya uko byagenze. Ibi ni byo twumvise ku nzoka, kugeza aho iyo umuntu anaryamye akarota inzoka akangukana ubwoba bwinshi kandi akumva adatekanye, kuko abatekereza ko byanze bikunze hari ikintu kibi inzoka yarose yasobanuraga kizamubaho mu minsi iri imbere. Inzoka iri mu nyamaswa ziza imbere mu nyamaswa abantu benshi batinya kandi banga urunuka. Iyo hagize uyibona nta kindi aba yumva yikorera uretse kuyica, cyangwa agatinyishwa n'ubwoba akaba yayireka ikagenda, ariko atabitewe n'impuhwe ayigiriye, ahubwo bitewe n'ubwoba yifitiye. Igihe cyose ntabwo inzoka isobanuye ikintu kibi. Ushobora gukoresha link ziri mu busobanuro bw'iyi video cyangwa se video description ukamenya ubusobanuro bwihariye ku nzozi turota zirimo inzoka. Gusa uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyiza by'inzoka ku buzima bwacu n'umumaro inzoka idufitiye, yaba mu rwego rw'ubuzima n'ubukungu bw'isi muri rusange, kugira ngo tureke gutekereza ko buri gihe inzoka ivuze ikintu kimwe mu buzima bwacu. Iyi ni Ingando Online muteze amatwi. Mushobora no kudukurikira kuri page yacu ya Facebook na Instagram, hose ni Ingando Online. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro, mwebwe mudukurikiye mwarakoze subscribe, namwe mutarayikora ariko mukaba mukunda ibiganiro tubagezaho. Niba ari ubwa mbere udusuye kuri iyi channel, aka niko kanya keza ko gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro tugutegurira buri munsi. Ntiwibagirwe kwemeza kunsogera kugira ngo nitujya turangiza gutegura ikiganiro ujye ubona ubutumwa bugufi bukumenyesha ko kimaze kugera kuri iyi channel yacu. Mu miryango itandukanye y'ibinyabuzima bituye kuri iyi si yacu, inzoka iri mu muryango w'ibikururanda. Uruhu rwayo ruba runyerera, uretse ko hari amoko amwe n'amwe agira uruhu rutwikiriwe n'amagaragambya. Nta maguru igira, igenda ikuririnda hasi. Amaso yayo ntahumbya, ahubwo atwikiriwe n'utuntu tumeze nk'indorerwamo dutuma ihora ireba kandi ntitokorwe n'ubwo yabigendera mu ivumbi cyangwa mu byatsi. Amatwi yayo ameze nk'utwobo duto twinjiye mu mubiri wayo. Ikagira ururimi ruhorose rwigabanyijemo udushami, ikagira n'amenyo maremare y'imbere arimo utwobo duto duturukamo ubumara. Inzoka ni umuhigi w'umuhanga mu guhiga no kwica, umuhigo wo kurya. Ishobora kwica umuhigo ikoresheje imbaraga ziri mu mikaya yayo ivuye ku mutwe ikageza ku murizo, maze ikazengurutsa kuri icyo kintu ishaka kwica, ikagikandakanda igihonyora kugeza amagufa yacyo amenaguritse, hanyuma kigapfa ikakirya. Inzoka ifite ubumara, ariko bitewe n'igihe kinini bitwara umubiri wayo gukora ubwo bumara, ntabwo inzoka igipfa kubukoresha mu kwica umuhigo, keretse ikintu kitunguye gishaka kwigirira nabi, cyangwa ikabukoresha mu gihe umuhigo yafashe ushobora kubuyirusha imbaraga. Nibwo inzoka ikoresha amenyo yayo ikaruma umuhigo, ikawushyiramo ubumara kugira ngo ucike intege, witure hasi, upfe, inzoka ibone uko uyifungura. Inzoka ikoresha ibyumvirizo byayo bihanitse ku rwego rwo hejuru byo kureba neza no kureba kure, yaba ku manywa na nijoro. Ifite ubushobozi bwo kumva no kumenya aho umuhigo wanyuze,
kandi nubwo nta maguru igira ntibibuza kugendera ku muvuduko munini cyane, yaba ku butaka no mu mazi. Nibyo ubyumvise neza, inzoka izi koga. Ifite ubushobozi bwo kwihuta ku mucanga no mu mabuye ashinyitse, kurira urukuta ruhengamye no kurira mu biti no kugendera mu mashami yabyo. Inzoka iri mu nyamaswa zizwi kurusha izindi mu muryango w'inyamaswa zifite ubumara kandi z'impigi zica. Gusa inzoka nyinshi ntabwo zipfa kuruma abantu, keretse mu gihe umuntu yaba agerageje kuzifata cyangwa kuzibangamira mu bundi buryo, nko kuba wayikandagira utayibonye n'ibindi bikorwa umuntu yayikorera bigasaba ko yitabara. Iyi ni Ingando online mukomeje gukurikira. Reka noneho turebe akamaro inzoka ifitiye ubuzima bwacu. Inzoka idufitiye akamaro gakomeye mu bijyanye n'ubuvuzi. Wenda ntiwigeze ubitekerezaho, ariko inzoka ifite akamaro gakomeye cyane mu rwego rw'ubuvuzi n'ubwirinzi bw'indwara z'ibyorezo. Reka duhere ku kuba ubumara bw'inzoka bufite akamaro mu rwego rw'ubuvuzi. Mu myaka ya kera cyane, igihe ubuzima bw'umuntu bwari bushingiye ku buhigi, hari abahigi b'abahanga batekereje ukuntu inzoka ishobora kwica ikintu kinini kiyirusha imbaraga, babikuramo amasomo akomeye cyane. Nk'urugero, inzoka y'impiri ifite ubushobozi bwo kwica imbogo ikoresheje ubumara bwayo. Imbogo ni inka yo mu ishyamba. Mu gihe inzoka irumye inka, mu kanya gato ubumara bugeze mu maraso, amaraso atangira kugenda avura aturutse aho inzoka yayirumye. Niba inzoka irumye inka ku kaguru, amaraso atangira kuvura aturutse kuri ako kaguru aho irangije gushinga amenyo yayo. Hanyuma bitewe n'uko kuvura kw'amaraso, inka itangira gucika intege no kuba pararize mu maguru, ikabura uko igenda, ikitura hasi, maze ubwo bumara bukagenda bukwira mu mubiri, amaraso ahari yose akavura kugeza aho nta maraso aba agitembera mu mubiri. Icyo nicyo kibazo cya mbere, kuba amaraso arekeraho gutembera mu mubiri. Icya kabiri ni uko umutima ukomeza gutera ariko ukagera kugahagarara gutera, kuko nta maraso aba akiwugeramo, hanyuma ugahagarara. Ushobora no guhagarikwa n'uko uri gukoresha ingufu nyinshi z'umurengera mu gusunika amaraso mu mitsi yarangije kuziba. Ibi ni nabyo biba ku muntu inzoka irumye. Abahigi twavuze haraguru, nubwo batari bazi byinshi cyane, ariko babashije kumenya ko inzoka ifite ubumara, maze biga uburyo bashobora kuwubyaza umusaruro mu kazi kabo ka buri munsi. Bashatse uburyo bwo gufata inzoka nzima bakayitamika ikintu ikakiruma, maze ubumara bwasohoka mu menyo yayo bugatonyangira mu gikoresho bateguye, maze bakabufata bakabushyira mu kindi kintu bakabubika. Mu gihe bagiye guhiga, bagafata bwa bumara bw'inzoka bakabusiga ku macumu yabo, ku buryo iyo iryo cumu bariteraga inyamaswa bashakaga kwica rikayifata, ibyayo byabaga birangiriye aho. Nubwo itahitaga ipfa ako kanya, ikaba yakwiruka, yirukaga umwanya muto maze igacika intege, ikabura uko yakwiruka cyangwa igatakaza ubushobozi bwo kurwana, maze bakayikurikira bakayisanga aho yaguye bakayica. Muri ako kanya bihutiraga gukata igice kizengurutse aho rya cumu ryafashe, ubumara butaragera kure. Ubu ni bumwe mu bwenge abahigi bungutse bworoheje akazi kabo ka buri munsi. Ntabwo bongeye kwirukankana inyamaswa umwanya munini no kurwana no kuyica, kuko nta mbaraga zo kwirwanaho yabaga isigaranye. Iki gikorwa cyavumbuwe n'abahigi ni kimwe mu bwenge abantu bariho muri icyo gihe bavumbuye ku bigendanye no gukoresha ubumara bw'inzoka. Bagiye babiteza imbere ku buryo bageze n'aho batangira kubukoresha mu bikorwa by'ubuvuzi. Uyu munsi wa none bisa n'ibyafashe indi ntera, kuko ubumara bw'inzoka busigaye butunganyirizwa mu nganda z'imiti bugakorwamo imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi bugezweho. Aha twavuga nk'imiti imwe n'imwe ivura kanseri itarakura, imiti y'umuvuduko w'amaraso, imiti ya diyabete n'imiti igabanya uburibwe.
ubu bushakashatsi bwatangiye gutezwa imbere ahagana mu myaka y'1800. bikorwa abashakashatsi banyunyuza ubumara bw'inzoka bifashishije ibikoresho byabugenewe, bakabushyira mu byuma bishinzwe uwo murimo, hanyuma bakabwumisha, bakabuvanga n'ibindi binyabutabire, bigahinduka ibisukika ku buryo babukuramo urukingo rwarinda umuntu igihe arewe n'inzoka y'ubwoko runaka ntagire icyaba. Abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko nta rukingo rwaboneka hatabanje kubaho indwara. Hakenewe ubumara kugira ngo hakorwe urukingo rwo kurinda ubundi bumara. Reka noneho tuvuge ku kamaro inzoka ifitiye ubukungu bwacu. Ntabwo ari ukubeshya, kuko bamwe muri twe inzoka zitubeshejeho. Nawe usuzumye mu bikoresho ufite cyangwa ibyo wari utunze cyangwa uzakenera kugura mu minsi iri imbere, ushobora gusangamo kimwe muri ibi bikoresho: umukandara ukozwe mu ruhu rw'inzoka, ikofi ikozwe mu ruhu rw'inzoka, ishakoshi cyangwa isakame ikoze mu ruhu rw'inzoka, ingofero cyangwa umutako uriho uruhu rw'inzoka. Ntabwo ari ukubeshya, hari n'inkweto twambara zikoze mu ruhu rw'inzoka. Inzoka zibeshejeho bamwe muri twe. Tekereza ku mucuruzi ucuruza ibyo bicuruzwa, ababitunze babigeza ku masoko, abakozi babitunganirije mu nganda, unatekereze n'abakozi bita ku mirimo yo kuzorora no kuzivura n'ibindi bikorwa byose bijyanye no kuzibungabunga, ku buryo inzoka bazorora zigakura zikarenza ibiro 80 by'uburemere kuzamura, ku buryo zitanga uruhu rukomeye kandi rumeze neza. Mu mico y'ibihugu bitandukanye hari naho barya inyama zazo. Ntabwo ari ibi gusa, inzoka zinjiza amafaranga atagira ingano ava mu bikorwa by'urukerarugendo. Kuva ku muntu wakiriye umukerarugendo uje gusura inzoka, kugeza ku muntu uzamwakira muri hoteli, n'umugide uzamuyobora muri parike cyangwa mu nzu ndangamurage zabugenewe, abo bose bakabona ku mafaranga. Ntabwo ari ibi gusa, hari n'ibindi bintu inzoka zikora twe ntitubimenye keretse tubanje kubitekerezaho by'umwihariko. Inzoka zifite umumaro ukomeye wo kurinda ibyonnyi mu mirima yacu. Urugero, mu by'inzoka zihiga harimo imbeba n'ifuku, kandi tuzi iby'imbeba n'ifuku zikora iyo zigeze mu myaka yacu. Imbeba cyangwa ifuku ni zimwe mu nkegesi zikegeta imyaka zikayicagaguramo uduce dutoya, zititaye ku ngano y'imyaka ziri bucemo kabiri, zikeneye gusa umwobo wo kubamo cyangwa agace gatoya k'uruti rw'igihingwa runaka ngo zikarye. Imbeba ziramutse zibaye nyinshi zarya amahegitari menshi y'imyaka kuma, hakabaho inzara n'igihombo giturutse ku byatanzwe byose mu kugura imbuto zahinzwe, amafaranga yatishijwe umurima, ayaguze inyongeramusaruro, amafaranga wahaye abakozi bahinze umurima, abikoreye ifumbire yo gufumbiza, abateye izo mbuto n'ibindi bikorwa byose dushoramo amafaranga ngo tubone umusaruro uturuka ku buhinzi. Uretse ibi, imbeba zishobora kwangiza ibicuruzwa bitagira ingano bibitse mu bubiko bw'ibicuruzwa bihagaze amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga. Si ibi gusa, kuko imbeba n'utundi dusimba turibwa n'inzoka, inzoka ziramutse zitariho twakwiyongera ku bwinshi ku buryo dushobora no kuduteza indwara z'ibyorezo zituruka ku nyamaswa zo mu ishyamba. Wenda reka twe gutinda muri ibi, kuko nawe ushobora kuba uzi imwe mu ndwara yazahaje abantu ikagira ingaruka ku bukungu bwacu iturutse ku nyamaswa z'agasozi. Mu mico ya kera, inzoka yakoreshwaga mu migenzo yo gusenga ibigirwamana cyangwa nayo igasenga ubwayo. Inzoka yakoreshwaga mu bikorwa bya maji cyangwa igakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye. Inzoka nanone mu mico ya kera y'abantu bamwe na bamwe yari ikimenyetso cy'urukundo, ikimenyetso cy'indwara n'ubuvuzi bwayo, ikirango cy'ahacururizwa imiti, ikirango cy'ubudapfa
cyangwa igakoreshwa nk'ikirango cy'ubwenge n'ubumenyi. Mu gihe cy'iterambere ry'Abagiriki hagati y'umwaka w'ibihumbi 2000 kugeza muri 400 mbere y'ivuka rya Kristo, hari hariho igishushanyo cy'Imana yitwa Asclepius, yatazirwaga akazina k'Imana y'ubuvuzi, ifite inkoni izengurutseho inzoka. Iyo nkoni ikitwa Caduceus. Iyi Mana Asclepius yari ifite umukobwa witwa Egia, watazirwaga akazina k'Imana itanga ubuzima. Nawe yari afite igikombe kimeze nk'inkongoro izengurutseho inzoka. Ibimenyetso byose byari byararemewe kuba ibimenyetso by'ubuvuzi mu buzima. Ibi bimenyetso byombi byajwe kwemezwa n'ikigo cy'isi gishinzwe kwita ku buzima WHO nk'ikimenyetso kigomba gukoreshwa mu buvuzi bugezweho. Iki kimenyetso kimeze nk'inkoni izengurutseho inzoka kigakoreshwa n'iki kigo nyirizina, mu gihe iki gikombe kizengurutseho inzoka cyemejwe nk'ikimenyetso kigomba kuranga ahatangirwa imiti n'amafarumasi. Inzoka nanone ifite ubundi busobanuro, aho mu gihe cyo kuva mu butayu kw'abana ba Isiraheli, inzoka zabasanze mu butayu zirabarya hagapfamo benshi, maze Imana ikabwira Musa kurema inzoka akayimanika ku giti, maze abasigaye badapfuye bakaza kuyireba bagakira bakaba bazima. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko inzoka buri gihe idasobanuye Satani cyangwa ikindi kintu kibi, ahubwo inzoka ishobora gusobanura ubuzima buzira umuze bukira indwara, cyangwa inzoka ikaba ikimenyetso kiranga aho wakura ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Ushobora no kubona iki kimenyetso cy'inzoka ku ngobyi z'abarwayi, ambulance. Gusa nk'aha ibi Musa yakoze mu butayu, abahanga mu by'ubukamana bavuga ko byashushanyaga Mesiya uzaza akabambwa ku musaraba, umurebye wese agakira, agahabwa ubutware bwo kuzanisha urupfu rw'iteka mu minsi iri imbere. Inzoka yo mu butayu nibyo yashushanyaga Yesu Kristo uzaza. Iyi ni Ingando Online mwari muteze amatwi. Niba utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya mwiza wo kuyikora. Duhe like niba wakunze iki kiganiro, unagira uruhare mu kugisangiza abandi no kugitangaho ibitekerezo uciye mu mwanya wagenewe comment, cyangwa kuri Instagram yacu no kuri page yacu ya Facebook yitwa Ingando Online. Igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizi muduha tuzabisoma kandi tubasubize. Mwakoze kudukurikira, mugira amahoro y'Imana.